biba ubwo nyine ndi ikiremba aricyo bitwaye se none se kubwabwiwe n'iki kahita ashaka ko muryamana wenda we yari intention ye yaramprovokes mu buhe buryo rero mu buryo nyine nawe ubone se umuntu guprovoka atashaka ko muryamana hari uguprovoka akakora ibintu bigaragaza ko ashaka ko mujya mu mashuka hari n'undi uguprovoka akakwereka ibikorwa namusanze wabo namusanze ari wenyine impamvu hari abakunzi bacu batubwira ati tubara uzatumira umusore nanjye nubaha ibyifuzo by'abakunzi bacu nanjye ndagutumiye imbaraga zikuye he ko tuzika abasore benshi birabana ntabwo nigurisha muvande ni ukuri pe nawe nyine ubyumve gutyo noneho ubaye uhura n'abakobwa nk'ijana wenda mu mwaka urese agutekereza gutyo bose waryamana na bose nkuko nawe yabishaka byashoboka Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merere mu mande zose z'isi ndabasuje cyane ari mu Rwanda East Africa n'ari muri diaspora ndabakunda cyane Kwise wisetsa ibintu byarahindutse we nako twaherukana gake bimeze bite se ibintu byarahindutse umwaka mushya uko mubonye ngatungura utunguwe n'iki sha mu bantu bose niri wirukanga abantu bose nirukanga yego nakubonye ndaseka kubera iki unsetse se kandi Rega turaziranye tubyihorere papa nkubonye nkaseka ari uravuga turaziranye rero tatekeza se ni umuexe bahita bati bariya oya uri umunyamakuru ngiye nkaba umuntu ukora ibifite aho bijyanye nawe ubwo turaziranye ko ari waranyanze shana garuka kwanga manje umaze igihe kinini ntigita urumva n'utuvugana uramba kintu nacyo ndakikubaza ibaza ikiganiro cya saa 5 ungezeho saa 7:40 koko reka basi kuko abakunzi b'ibiganiro byawe abaro duha respect natinza ariko ndi kwirukanga ariko naye navuze nuko byagena kose nushaka unanige unkubita ari kuranga urazi naringiye kugenda ngiye ukureka ubundi ngiye mu tumirwa n'indije 30 rabizi ko tuba twirukanga ikinyafu nakizanye uze kukingo bitare nyuma ya kamera iki ikintu cy'ikinyafu warumeze neza ntago ari cya kintu ujya wumvura kandi ntago ari ikinyafu se indirimbo oya ni cya kinyafu cy'igikoni nyine bakora kingoni akasandara we warumeze neza ariko nawe shana arebe nokuri ko mbona wahindutse se wabayemo inzobe dana mbwera kuri igikara bya danje shara nabyibushye amafaranga ni meza imbaraga z'amafaranga yego rat ariko ngewe rero hari umuntu weruka hano ebana yarankubise hari ikintu cyanangaje natangajwe nuko umuntu yambwiye nasanze ari wowe ngiye mfite filime nshyashya sibyo hari amafilime nshyashya nshaka gusohora ndaza kubivugaho umwana mbabarire kabisa ariko ibyo bintu ndabizi ibintu ugiye kumbaza ndabizi byihoreye ibyo bintu ntabwo mbishaka nawe kuko mano nzi kwe ntabwo uzi ko ndi umwana wo mu barokore abarokore se ntibakunda ese ibintu yo gukanga ngiye mfite sherimani ngaho rero tubyihore ntabwo naje kuvuga ku bya sheri cyangwa ibindi bundi wari wese oya widukwepa tubwire uko bimeze utubwire hari umukobwa ngo wagukunze muranabonana muranahura irengagiza ibya sheri wawe kuko n'ubundi ikiganiro cyaratambutse hanyuma nsenyeye ibyo byagushimisha ntabwo byanshimisha ariko wakariho karavuga ata ndagukunda urumva iby'abandi bakobwa b'i Kigali ngiye nubwo ndi umustar ariko ndi umustar wawe tugende twakomejeho ikiganiro none se gutatubwira ntago mbyorera kuko nicyo mpamvu filime nshyashya ngiye gusohora buretse gato kubera icyo uri kudukwepa cyane udashaka icyo kintu tukivugaho nkubwire mba nazindutse mana ndakubaha murabizi abantu bose nanjye mba nashyushye ntago mba nzi ibintu niberemo niyo cyanzana mu nkundo nakubwiye ko mfite sheri nyine sheri uramufite ariko hari ikintu ndi kukubaza ugasa n'umuntu ugikwepa kandi igihe naragutumiye ndakubwira ni bimeze gutya wa musore we amakuru urayazi bitabaye byinshi byo twaganiriye ndagutumira mu kiganiro kubera iki yego turabizi ufite projet nyinshi ariko ikibazo ni kimwe kubera iki udashaka ko icyo nagwamagare byuze twaganiraho gatoya wenda washaka ukatwima amakuru ubu ngubu reka nkubwire sibyo abakobwa bose babaye bakwemera cyangwa bagwama bagukunda muye mwaryamana oya ntabwo mwaryamana wowe uri umukobwa abagabo bose bakagukunda uko mu gikubitana gatoya ngo muryamane mwahita muryamana ntabwo twaryamana sasa uri umuntu wambwiyeho yego tubyumve neza niba ari n'umufana niba ari n'inshuti niba ari n'uwamuntumyeho ngiye ntabwo nahura n'umuntu ngo tuze turyamana ase ubundi wowe mwahuye gute kwe tubwiza ukuri ubundi ashobora wenda nubaha mufana reka mbifate gutya cyangwa ubaha umuntu nzi bitewe wenda n'uburyo yankunzemo ntazi niba mbwiye ngo arankunda ikindi cyakama shaka ko duhura ntacyo bintu mwe nshobora guhura nawe nko twa meeting Samuel yego ariko ngiye niba narahuye nawe nkahita mbona ko mayindi iri hejuru cyane nese muhura wenda we yaravuze ati uriya musore ni kiremba reka nkoresha iryo jambo umbabarire yego ndi umukobwa
kandi umuntu twari turi kumwe ni umusore ntago ari ikiremba. None se umusore wese mwamwicaranye bivuga kuryamana? Ariko nawe gerageza kunyumva Sando, erega wikwigira Yesu hano nibyo uri kwita amashuka. Yego, ni kimwe muri parti z'ukuntu wiyumva ku muntu ukunda. None se kuki uri kumugaya ngo yanze kuhashya? Kandi ndumva ngewe ntacyo kumugaya, ahubwo wakavuza ati uyu musore he's serious. Serious about what? Cyangwa ni ikiremba? Ni ikiremba. Okay, kuko nyine ntashatse ko ibyo yifuza biba. Ubwo nyine ndi ikiremba aricyo bitwaye se. None se kubwabwiwe n'iki kahita ashaka ko muryamana? Wenda we yari intention ye. Yaramprovokes. Mu buhe buryo rero? Mu buryo nyine nawe ubone se umuntu aguprovoka atashaka ko muryamana. Hari uguprovoka akakora ibintu bigaragaza ko ashaka ko mujya mu mashuka, hari n'undi uguprovoka akakwereka ibikorwa. Namusanze wabo, namusanze ari wenyine, naramusuye aramprovoka nta kindi. Ubundi se ubwo wari ugiye kubusura umukobwa ko tumenyereye ko abakobwa ari rimwe na rimwe basura abahungu, wewe wagiye muri ghetto umukobwa uti? Noneho ubwo reka mbabwire bakunzi bagasaro TV n'abakunzi banje. Ubwo nakoze ikosa kuba narasuye umuntu nkunda kandi ntazi icyo yankundiye niba atari ibikorwa byanje nkuko nza kubyamamaza. Oya naga ari ikosa pe. Rero nta kibazo iryo kosa nararikoze ryuko nahuye n'uwo muntu nkunda akifuza ko turyamana nkabyanga. Nkaba naranamubonye kuri kino kiganiro hano mu biganiro. Tukanabiganiraho. No bimwe byatumye mbanza gushaka gukwepa kuza hano. Mani narinzi ko ibyo bintu byugiye kumbaza. None naje ibyo nkwepa style. Basi icyo wifuza nuko tuganira kuri umu. Jewe nyine impamvu hari abakunzi bacu batugati tubara uzatumira umusore. Nanjye nubaha ibyifuzo by'abakunzi bacu, nanjye ndagutumiye. Rero uyu munsi nkawe musore wakatwera amakuru y'imvaho katubwira uti ibintu nibyo cyangwa sibyo. Hari n'ukuntu umukobwa yipromotinga tu. Nago yipromoting ibyo bintu byarabaye. Nibyo murakundana koko? Nago nkundana nande? Nawe. Nasusu. Reka mwerure nanamuvuge kuko nawe yishize ahagaragara. Nta nubwo nyigira nimero. Kubera iki mwapfuye iki? Nyine kubera iki cyuna kubwiye. Yego. Ese ubundi imbaraga abasore tuzi ka kenshi wa provokes bahita bemera. We ni byakuranije iki? Sha nago mucima yaturemye abagabo. Na oya nyine mva mubwiye nago mucima yaturemye abagabo abakobwa ari bazivugije. Nta kibazo rwose. Abyishimira nabikomeze ntacyo bintwaye. Ariko ngiye nshobora kuba ndumwe hajya n'undi wo muri Bibiliya. Ni Yosefu harya? Wanze umugore w'umwami bakanira bashaka no kumwika. Banza ari Yosefu simbi. Turi bake cyane dusigaye kuri iyi si nanjye ndimo. Ariko nge nago naryamana n'umuntu kuko nkunda. Imbaraga zikuye he ko tuzika abasore benshi birabana. Ntabwo rega nigurisha muvande. Yes. Yashatse se kukugura. Nubwo ndi kuri Spotlight umuntu wese akubona mu bikorwa runaka ariko ntabwo ari uko wenda ushaka no kumuna ntereta abakobwa ntabwo biba bihuye n'ubuzima busanzwe man. Yego. Ariko disi mana yanjye abantu muba muri showbiz cyase bibyamamari ubanza muhura n'ibibazo byinshi. Ni ukuri pe. Nawe nyine ubyumve gutya. None ubaye uhura n'abakobwa nk'ijana wenda mu mwaka urese agutekereza gutya bose waryamana nabo se nkuko nawe yabishaka. Byashoboka. Hanyuma rero nkuda gukora surprise. Uraza kunyihanganira sinzi niba surprise ujye uzikunda. Ndabona ugiye gukora mu gasaka. Oya ari agasaka bendi gufunga agashakoshi. Nese kuyafite kundusha. Oya naruwanga ijana murindi se mu mafaranga man. Amafaranga se ahubwo rero agakwiye kuyama. Njya mbwira abatumirwa hari gihe batumira mu kiganiro babwira ati agahita mbwira ngo uzanyishyura. Hamwe ati senge bwa mbere usaba ikiganiro iyo nza kuza kukwishyuza byari kugenda biti. Sha mu amafaranga mwege inka yanyu yarabyaye muri no gukamya. Inka muri Kigali se zisigaye haki. Ni ibibazo bikomeye. Hanyuma iyo surprise rero y'uyu munsi ntabwo iri muri aka gashakoshi kanjye ahubwo surprise iri mu modoka. Niyo mpamvu ugiye gutuma umuvideographer wanjye mfasha ugenda unzanire ya surprise ya cya kintu. Ubundi wabona ibintu narose bigiye kuba warose iki? Utubwize ukuri. Narose ari umuntu ngirira neza urumva akama ibintu birenze byatari. Wow. Yeah. Ahise yunama. Kwise wunama se bimeze bite? Mbanze mpereze uyu mutumirwa intebe bakiri intebe. Nta kibazo.
bimeze bite kutari kuvuga se ahise yirebera hirya kubuza amagambo se yo kuvuga Gasaro TV.